uyu munsi ni umunsi ntagiye muri details z'amateka, ni isabukuru ya Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame yahinduye ubuzima bwa benshi, nanjye ndimo. Yangaruriye urukundo rw'igihugu. Uyu munsi ndicara nkumva afite ishema ryo ku munyarwanda. Ibyo ntabwo ari ibyo mvuga, ntabwo ari jye nyine biriho, tubisangiye turi benshi. Niyo mpamvu umuntu yiharugara akabivuga kugira ngo binafungure deba, bifungura ibitekerezo, abantu bakomeze bongere batekereze. Kuko niba dukora akazi nk'aka k'itangazamakuru, ntabwo tugomba kureka gusa abanyamahanga ngo batuvugire cyangwa se abavuga ibitari byo babivuge uko babishatse. Ni umwanya wacu kugira ngo tuvuge icyo dutekereza. Niba tutavuze ibyo dutekereza n'ibintu uko bimeze, ntabwo ntawe uzabituvugira. Uyu munsi ni isabukuru ikomeye, ariko kubwira Perezida Paul Kagame ngo isabukuru nziza gusa ntabwo bihagije. Ahubwo si yo sabukuru twebwira itumariye iki, iratwibutsa iki, we iramwibutsa iki. Reka tumubwire icyo twebwe tubitekerezaho, icyo ngiye mbitekerezaho nk'akaririma cyangwa se nk'umunyarwanda uba mu mahanga kandi uba muri Rwanda rugari. Ngaruke no ku Rwanda rugari, ntabwo tukiri mu mahanga, turi mu Rwanda rugari rwagutse, u Rwanda rw'ibitekerezo, rw'imyumvire, turimo tuyoborwamo n'umugabo nka Perezida Paul Kagame. Kuri isabukuru rero ikivuze n'ibyo bikorwa, nako gaciro yatugaruriye, n'urwo rukundo rw'igihugu mu gihugu cyangwa se mu Rwanda rugari, mu bikorwa tubamo buri munsi. Ni ngiyo isabukuru ya Perezida Paul Kagame mbona shaka kumubwira, shaka ko tumubwira, shaka ko tuganiraho. Umuntu arakura akaba umugabo, akabyara, akabaho, ariko muri parcours y'ubuzima bwe akagira n'igihe cyo kwishimira ibyo yagezeho mu gihe cy'isabukuru nk'izi ngizi. Iyo rero uri ku ruhembe ku buyobozi bw'igihugu, ntabwo biba bisanzwe. Perezida Paul Kagame yahesheje abanyarwanda ishema, agaciro, yagaruriye abanyarwanda icyizere. Nibyo biri muri iyo sabukuru turimo tumubwira. Perezida Paul Kagame nk'uko nawe maze kubivuga, yaguye u Rwanda. Ntabwo u Rwanda rukiri kagaho gato, u Rwanda ni u Rwanda rugari. Perezida Paul Kagame yahaye abato hano mu mahanga kwiga, bakumva ko bagomba gutaha iwabo gukora. Hari abana benshi cyane duhura nabo bavuga ati si igihe ubona ndangije ngo njye gukorera mu Rwanda. Ntabwo abanyarwanda bagishaka kujya biga bashaka kujya mu mahanga, ahubwo bashaka kuva mu mahanga baza mu Rwanda. Ni ikintu gikomeye cyane, ni imyumvire ikomeye yahindutse. Mu gihe abanyafurika benshi ubu ngubu bagwa mu nyanja bagana uburayi, abanyarwanda bo bagana u Rwanda. Ni ibintu ngiyi sabukuru iyo abanyarwanda bashyize hamwe, y'abanyarwanda hano mu mahanga, muri diaspora, ni umwe mu bahamya bemeza, bagaragaza kandi buri munsi ibikorwa bihakorerwa bihuza, bikora lien n'u Rwanda. Ambasade za diaspora zikora ibintu, ukabona u Rwanda ruragutse, ukabona umunyarwanda arayishimye mu bikorwa, mu mvugo, mu ngendo, mu myumvire, ukavuga uti dore isabukuru ya Paul Kagame aho itugejeje. Isabukuru bivuze parcours y'ubuzima, y'ibikorwa by'umuntu. Ngiyo sabukuru tukomeje kwishimira, tukomeje kubwira Perezida Paul Kagame ngo turakwishimiye, gira isabukuru nziza uyu munsi mubyeyi. N'izimye magambo nagira ngo garukira aha ngaha, nabuze uko mbivuga ariko ndumva mwabyumvise. Isabukuru ya Perezida Paul Kagame ni ibikorwa, ni urukundo, ni ishyaka, ni abanyarwanda bongeye kumva yuko bahuriye mu gihugu, bibona mu bunyarwanda mbere y'ibindi byose.
uyu munsi isi ikaba ibitangaho urugero. Uyu munsi tukaba twishimiye, mu gihe mu myaka 20 ishize twashaka kwibagirwa yuko hari ahantu hari igihugu dufite kuri amateka n'ibyo bakivugagaho. Uyu munsi turishimira ko icyo gihugu kitwitirirwa n'ubwo ari icyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero isabukuru nziza yari Karirima mu Bubiligi. Uyu munsi mwiza w'igitego, umunsi ukeye